Inshuti bavandimwe, mu buzima hari amagambo adashimisha amatwi gusa, ahubwo akangura n'umutima. Mboneyeho kubasangiza aya magambo nsenga ngo aduhe gutekereza neza no kurushaho kwegera Imana. Muri kumwe na Kitoko Ndagije. Inshuti bavandimwe, isi ni igihe gito, ntukayishireho umutima wawe wose, ahubwo shira ibyiringiro byawe ku Mana idahemuka. Ubuzima bwo muri iyi si burahindagurika. Ibyo ufite uyu munsi ushobora kubibura ejo, ariko ufite Kristo uba ufite ibyiringiro bidashira. Ntukiringire ubutunzi, icyubahiro cyangwa imbaraga z'iyi si. Ibyo byose birashira, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Ntimwubake ubuzima bwanyu ku bintu bihinduka, mwubake ku rutare ari rwo Yesu Kristo, kuko ari we udahinduka ibihe byose. Iyi si ni nk'umugezi utemba. Icy'ingenzi si aho ugeze uyu munsi, ahubwo ni aho uzarangiriza urugendo rwawe. Inshuti bavandimwe, mwibuke ko turi abagenzi n'abasuke muri iyi si. Nimukomeze guhanga amaso ku gihugu cyiza Imana yaduteguriye. Ntukemere ko ibigeragezo by'isi bikwibagiza intego yawe nyakuri. Komeza ugendane n'Imana, kuko ariyo nzira ijyana mu bugingo. Abantu barahinduka, ibihe bigahinduka, n'isi igahinduka. Imana yo ntihinduka, niyo kirato gikomeye cy'ubuzima bwacu. Ibintu by'isi biraza bikagenda, ariko uwizera Imana akomeza guhagarara ku rutare rutanyeganyega. Uje ubaho ubuzima butuma niyo isi yaguhindukira utazigera utakaza amahoro yawe, kuko ibyiringiro byawe biri muri Kristo Yesu. Bavandimwe, ntimugakundire iby'isi, kuko byose birahinduka. Nimugundire Kristo, kuko ari we wa wundi w'ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Isi irahinduka buri munsi, ariko isezerano ry'Imana ntirihinduka. Niryo rikwiriye kuba urufatiro rw'ubuzima bwacu. Uyu munsi ushobora kwishima, ejo ukarira. Niyo mpamvu ukwiriye kubaka ubuzima bwawe ku Mana, aho kubwubakira ku bintu bihinduka. Ntukiringire aho ugeze uyu munsi, ahubwo wiringire uwaguhaye ubuzima. Iby'isi birashira, ariko Imana ihoraho. Inshuti, ibihe birahinduka, abantu barahinduka, ariko urukundo rw'Imana ntirwigera ruhinduka. Komeza urwiringire. Ntukemere ko ibyiza by'iyi si bikwibagiza Imana. Ibyo ufite uyu munsi bishobora kubura ejo, ariko Kristo ntazigera agusiga. Isi nta masezerano igira, ariko Imana yo isohoza ibyo yasezeranye. Humura uyiringire, ntizigera igutenguha. Nimwitegure ubuzima bw'iteka, kuko ubuzima bwo muri iyi si ni nk'igihu kiboneka akanya gato kikabura. Mube maso kandi mukomeze kwizera. Mu gihe isi igutereranye, ntukihebe. Imana iracyari ku ntebe yayo y'ubwami, kandi izi neza inzira unyuramo. Inshuti bavandimwe, igihe kirahita, ubuzima burashira, ariko amahitamo yo gukorera Kristo uyu munsi niyo azaguherekeza iteka.
nimuhitemo gukurikira Imana mutazuyaje.